Hello wonderful people, how are you? Nizere yuko mumeze neza. Kandi niba bitameze neza, Imana irakuzi kandi iragusobanukiwe, izarushaho kukugirira neza mu gihe kizaza kandi ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza kubakunda Imana, sibyo? Ntiwihebe rero, ntubabare, ntuhangayike kuko Imana igufite mu biganza byayo kandi igufite mu bitekerezo byayo, kandi ibyo yifuza kukugirira ni byiza, ntabwo ari ibibi. Ni byiza gusa. Ngiye mureba hano ni Faustine, nkaba ari nge ugiye kubagezaho ikiganiro kuri The Image. Tugiye kuganira ku bijyanye no kwizigama n'amafaranga n'ubukire, ku bintu byagufasha kugira ngo utere imbere, ukire uri umumama ukorera mu rugo cyangwa uba mu rugo. Niba utarakora subscribe, this is the right time. Kora subscribe, nurangiza ukore kuri notification button, kuri kariya kazogera kaba kari iruhande rw'ijambo subscribed. Hanyuma nurangiza ukore ku ijambo all cyangwa byose, hanyuma bizagufasha kuba iyi video zose The Image ishyizeho uzajya uzibona uri uwa mbere. Murakoze cyane rero, reka dutangire video yacu. Abamama baba mu rugo ni abantu bazwiho cyangwa se baba badafite akazi ko mu biro cyangwa akazi gatuma bideplasa cyangwa badafite akazi ko kuva mu rugo bakorana, navuga ngo bakora akazi ko mu rugo ko nako nakazi bakora akazi ko mu rugo, wibisanga kanshi ari abantu bahora batagira amafaranga, ari abantu bahora bakennye, ari abantu bahora bategereje, bisanga kenshi amafaranga yabo agendera mu by'urugo, ugasanga management yayo ntayo. Uyu munsi tugiye kugana ku buryo tuzatumanaging amafaranga yacu cyangwa ku buryo tuzadukoresha amafaranga yacu, yaba ari ay'abagabo bacu baduhaye, yaba ari ayo duhembwe mu kazi, yaba ari ayo dukuye mu mirimo itandukanye dukora. Mbese ifaranga ryose rikugeze mu kiganza, ni gute warijera cyangwa waricunga neza kugira ngo ubeho utari umuntu ukennye. Byibura ujye uhorana na 5 mu mufuka, byibura ujye uhora ufite amafaranga, byibura ushobora no kuba wagira n'igikorwa cy'indashyikirwa. Umuntu wirirwa mu rugo aba afite inshingano, ariho ziriya nshingano mwibuka ko iyo tuzihaye abantu ngo bazidukorere bahembwa amafaranga menshi. Byibura uwayo mafaranga ni gute wayinjiza, ni gute waba uyafite, ni gute waba utari umuntu uvuga uti ndakuraho itike ryo kujya aha, ndakuraho amafaranga yo gukoresha. Reka mvuge mu magambo makeya. So icyambere ukwiriye gukora ni ukumenya guteganyiriza ya mafaranga ari bwinjire mu biganza byawe mbere yuko akwinjira mu biganza. Amafaranga yaje, ibyifuzo biravuka bikavuka ari byinshi, bikavuka ari byinshi. Iyo rero utafashe umwanya wo kubitekerezaho mbere, uvuga uti ibibanza ni ibikurikira n'ibi ngibi byo ngomba gukora mbere, n'ibi ngibi bigomba gukurikiraho, n'ibi ngibi bya nyuma n'ibi byo ngomba kwirengagiza, n'ibi ngibi, birangira ya mafaranga aje ukisanga uri kuyakoresha ibintu noneho bitari ngombwa cyane, byagakwiriye gutegereza, byagakwiriye kwirengagizwa ntibinakorwe na rimwe kandi ubuzima bugakomeza. Ugasanga rero nimba utayapangiye mbere ngo uvuge uti nzinjiza 100,000, wenda tuvuge nimba ari ratio bakugenera buri kwezi, nimba ndavuga wenda ku muntu udahembwa complètement, niba ari ratio bakugenera buri kwezi wenda 200,000, kwabuze ngo nzinjiza 200,000 cyangwa se mu kiganza cyanjye hazageramo 200,000. Ibyo 200,000 ni gute nabimanaginga byibura bikazamara ukwezi neza ntaguye manka, byibura bikazamara ukwezi neza ntabuze itike rinjyana gusenga cyangwa se gukora ikiraka runaka, ntabuze amafaranga runaka. Wavuga uti wenda hazabanza iki, hazakurikiraho iki, hazakurikiraho iki. Ni naho uhera umenya ngo ibikwiriye kugabanywa n'ibi, ibikwiriye guhindurwa n'ibi. Ugakora ibintu biri healthy ariko nanone birengera inyungu kugira ngo ugabanye depense. Iyo ari amafaranga aje, hari igihe tubona imyenda, inkweto z'abana n'iki byose akaba ari byo ujya kugura na bya biryo wagombaga kugura ukabibura. Icya kabiri umugore akwiriye gukora harimo byibura kwizigama 30% hagati y'10 na 30% y'amafaranga yose yinjiza. Uko byagenda kose, mbere yuko utangira no gupangira iyi budget, uba ugomba kugira amafaranga wizigama. Ayo mafaranga ukayakuraho, nimba wenda ari 200,000 bisanzwe byinjira mu ntoki yawe, wenda tuvuge nimba ari umushahara wawe, wowe ubwawe ugatangira kwibarira ngo mpembwa 10% ni 20,000, mpembwa 180. Iryo 10% ukarikuraho, ukajya ubwira abantu ngo mpembwa 180, nawe ubwawe ukabwira ubwonko bwawe ngo mpembwa 180, ukabikomeza kugeza igihe ubwonko bwawe buzabimenyera. Bya 20,000 niyo saving. Iyo saving niyo guteganyiriza ibihe bibi bizaza, ibibazo bizavuka, emergency time. Urumva
ni ukuvuga ngo ni ugusevingira ibihe bibi bizaza. Bibiliya iravuga ngo nuko wa mugore yitegereza igihe ngo akagisekara, byanditse mu Migani 31 umurongo wa 27 cyangwa wa 26. Ubwo rero nawe iyo wizigamiye ntabwo uzarwaza umwana ngo uhangayike, ntabwo umugabo azabura akazi ngo uhangayike, ntabwo ikintu wari utegereje cyabura ngo uhangayike, kandi hari ukuntu wateganyirije bya bihe bibi. Icya gatatu umugore agomba gukora ni ukuparticipa. Ubwo ndimo ndavuga uburyo bwo kuzigama amafaranga, kwizigama amafaranga kugira ngo ufite amafaranga mu ntoki. Harimo kugabanya depense, harimo gupangira amafaranga mbere bizagufasha kugabanya depense, harimo kwizigama byibura hagati y'10% na 30% y'amafaranga winjiza, hakazamo noneho kujya mu bimina. Ujya mu bimina, iyo uri mu ikimina kigufasha, ushobora kuvuga uti nyewe nzisevinga bya 20 buri kwezi. 20 buri kwezi, byagera ukwezi kwagera ugasanga wenda kavutirika ndarushye no kwisevinga, cyangwa se hagira ikibazo cyiza ugahita ujya gukora muri ya mafaranga wisevinze. Ariko iyo washyize mu kimina, wenda tuvuge kizagabana nka rimwe mu mezi 6 cyangwa kizagabana rimwe mu mwaka, cyangwa se kigabana ariko ukaba ufite ukuntu uri bukomeze gutanga. Urashobora kudesida ukavuga uti nzaguma ku mwanya w'inyuma, nge nzafata nyuma y'abandi, none ugakomeza wutanga. Niko kwa kwizigama. Kandi n'ayo mafaranga niyo wayafata mbere ahaziye aragufasha. Kujya mu kimina none ikintu cy'ingenzi cyane, kandi bituma wumva ko ari inshingano zawe kwizigama. Gushyira amafaranga muri cya kimina bisangwa cyangwa wisanga ari ngombwa cyane kugira ngo uyatange. Icya kane ni ukugabanya amadeni. Abagore bakunda amadeni, babona ibintu runaka wenda bari kumwe n'abandi, kabona runaka agiye kubigura, wenda nawe akavuga ati nanjye ko nakabiguze, nta mafaranga afite, agahita afata amafaranga agahita abwira mugenzi ati wangurije nk'ibihumbi 10 aho ngaho ko niduhembwa nzayaguha, wangurije nk'ibihumbi 10 aho ngaho nimbona amafaranga njyabona mu kwezi nzayaguha, nimfata mu kimina nzayaguha. Ntabwo ibyo bintu biba bikenewe, ntabwo ibyo bintu biba biri ingenzi. Iyo uri muri periode yo kwizigama cyangwa mu gihe cyo kwizigama, ntabwo uba ugomba gufata amadeni yo kugura ibintu utekereje waho ngaho. Bishyira ku cya kane kivuga ko utemerewe cyangwa se atari byiza ko ugura ibintu utateganyije. Abahanga mu za finance cyangwa se mu bijyanye n'amafaranga no kwiteza imbere no gutera imbere, bagira abantu inama y'uko byaba byiza niba utekereje kugura ikintu ukimuyeho iminsi 30. Nuvuga tuvuge nimba uvuga ati wenda ndashaka kugura imashini ikora ji, iyo bita blender, ndashaka kugura imashini cyangwa juicer, ndashaka kugura imashini ikora ji. None ukavuga uti oya, ukwezi reka nyishyire mu kwezi gutaha. Ukwezi gutaha iyo usanze nyuma y'iminsi 40, wenda tuvuge wihaye iminsi 40, ni nayo iri minimum. Niba wihaye iminsi 40, iyo minsi 40 izajya gushira wamaze kumenya ko kuko icyo kintu ukigikeneye. Niba icyo kintu kikiri mu mutwe wawe, kikigumye mu bwonko bwawe, ukuvuga ko icyo kintu gikeneye, uzakigura uko byagenda kose. Ubwo rero wakigura noneho. Kandi ikindi cyo kubyimura nuko uba wamaze no kubiteganyiriza, ukavuga uti nzakigura mu gihe gikurikiyeho. Ntukorere rya kosa twavuze ryo kuba umuntu yaba yizigama hanyuma yabona ikintu agahita kigura atagiteganyije, bikurinda no kwica budget yawe. Icya gatanu ni ukwirinda kugura ibintu bidakenewe. By the way, nari maze kubivuga sindi bisubiremo. Ni ukwirinda kugura ibintu bidakenewe. Hari igihe umuntu abona abantu baguze ibintu, hari igihe hari ibintu babigezweho bya hitinze, cyangwa se by'abantu bose bari kuvuga, abantu bose bari kugura, nawe ukumva ngo kubera ko abantu bose bari kubigura ngo ubwo nanjye ngomba kugira gute, nanjye ngomba kubigura. So rero ugomba gukora attention yo kugura ibintu utamenyereye. Ikindi ni ukwiga kugabanya depense, ukagabanya ibintu. Tuvuge wenda nimba waguraga wenda natanga nk'urugero, nimba ari nk'ikintu waguraga nyine ukabona kidahari ubuzima bwakomeza. Tuvuge nk'urugero mu bikoresho byo gukoresha mu gikoni, amasuku, hari ibintu byinshi dukenera isabune isanzwe, dukenera omo, dukenera savon liquide, dukenera vimu, wenda tuvuge nko koza amatuwarete. Ariko ushobora kuvuga uti nk'ubu ngewe ntabwo nkigura omo, depense ya omo narayihagaritse. Kubera iki? Kubera ko nasanze
Savo liquide ikora ibintu byose neza cyane cyane cyane. Savo liquide iyo wayikoze neza cyangwa se ikoze neza atari ibintu bya pirate cyangwa se ibintu abantu bakoze bashaka kwiyungukira, rwose ikora ibintu byose ku murongo, byose ku murongo. Iyo ikoze multipurpose iramesa neza, wanayoga neza, wanayoga neza. So rero iyo ubishoboye ugomba kugabanya depanse y'ibintu runaka ukabihagarika burundu. Ikindi ni ukwirinda kwitabira ibintu byose byacitse. Habaye anniversaire nyigiyemo, habaye mariage nyigiyemo, habaye bread shower nyigiyemo, habaye igitaramo cya korali nyigiye. Oh my gosh, ibyo bintu rwose ni ibintu bimara amafaranga. Cyangwa se ukavuga uti okay, nari mfite ibintu byinshi byo gukora ariko reka ngende ninyuzeyo bambone hanyuma ngaruke. Niba utagiye mu kintu gishyizeho umutima uragitangiraho amafaranga y'iki? Wahamagaye ukavuga impamvu zawe nimba zumvikana, cyangwa se niba ubona atari ibintu bifite agaciro, byihorere rwose. Wishaka kuba ushimisha abantu wimarira umutungo, wimarira amafaranga. Numva icyaba cyiza ari uko wabyihorera rwose. Utega ugiye muri byacitse ibyo ari byo byose, cyangwa karabaye iyo ari yo yose, ntago ari ibyo bintu bikumarira amafaranga mu mufuka, ntago bigufasha gusevinga, ahubwo bizagutera ubukene. Ikindi ni ukwirinda kwigaragaza uko utari. Hari abantu bashaka kwigaragaza uko batari, agashaka kwambara imyenda ihenze, agashaka gutunga telefoni ihenze, agashaka gutunga imodoka ihenze, agashaka kuba mu nzu ihenze. Ibintu birenze ubushobozi bwawe, ugomba kuba munsi y'ubushobozi bwawe kugira ngo ubashe no gusevinga amafaranga twavuze, kugira ngo ubashe no kwikemura ibibazo byose, ubashe kwihaza. Buriya hari igihe utekereza ko abantu bazaguseka kubera yuko utasa nabo, kubera ko udafite ibintu nabo bafite, cyangwa n'abandi bantu bafite, kubera ko hari urwego bo bashaka kubamo ukaba utararugeramo, nawe ugashaka kubashimisha ubereka ko warugezemo. Iyo uhuye n'ibibazo bikomeye, ya mafaranga ukagwa amamanka, baraguseka cyane. Ni nabo bahindukira bakavuga ngo hakuriya yagiye aba mu rwego arimo, yagereka kwisumbukuruza yishyira mu rwego atarimo, dore ibibazo yiteje. Reba yagiye gushyuha ngo gufata inguzanyo kugira ngo abashe gukora ubukwe bwiza, none reba babuze ibyo kurya. Kandi mu by'ukuri wabikoze kugira ngo ubashimishe, babone ubukwe bwiza, babone ko uri umuntu muzima, babone ko uri umuntu ufite ibitekerezo, babone ko uri umuntu ufite amafaranga. Kandi ibyo bintu ntabwo bo babireba ako kanya bakabyira. Sometimes uziko batanabyapresiya, nta nubwo babishima. Akavuga ati nk'uyu nguyu agiye gukodesha vewiti mu bukwe bwe, ari gafifu, uyu nguyu ari mu biki koko. Ugasanga bya bintu wowe wari uzi ko biri bushimisha abantu, wari uzi ko biri butume bagushima, ahubwo bitumye bagucishamo ijisho. Rero kwishyira ku rwego utariho ni ikintu kibi cyane. Umugore muzima aba agomba kugira gute? Kubyirinda. Ikindi ni ukugira icyitegererezo. Uba ugomba kugira umuntu wakubera icyitegererezo mu bijyanye na finance, cyangwa mu bijyanye n'amafaranga n'imikoreshereze y'umutungo. Niba ari umuntu uzine, ubona ko hari ibikorwa bizima ageraho, ubona ko wenda yabashije kwishingira bizinesi, ubona ko wenda hari ibintu yagiye yigurira, yagiye yikorera, w'umudamu mugenzi wawe, ni byiza cyane kwegera umuntu ukurusha ubumenyi kugira ngo abukungure. Ni byiza cyane kwegera umuntu ukurusha ubushobozi kugira ngo akungure, agufashe. Ubwo rero kugira umuntu w'icyitegererezo mu bijyanye n'imicungire y'amafaranga ni ibintu by'ingenzi cyane, kuko umwigiraho ibintu byinshi. Ikindi ni ukugira budget. Nabivuze, ni ukugira budget, ni ukuvuga ngo ugira umupango w'ibintu. Amafaranga, budget ni iki? Ni ukumenya ngo amafaranga azinjira ni aya ngaya, azavamo ni aya ngaya, cyangwa uburyo azakoreshwa ni uku nguku. Ukaba ufite ahantu byanditse, cyangwa ukaba ufite ahantu biri mu mutwe wawe cyangwa muri telefone yawe, ariko ukaba ufite ahantu biri, ku buryo iyo budget uko byagenda kose nta kintu cyapfa kuyihindura, nta mpamvu zakunda kubaho ziri buyihindure, kubera kuba waragiye wisevinga. Yandi wagiye wisevinga niyo agenda agufasha kugira ngo ukemure za emergency cases zigenda zivuka, aho kugira ngo ukore muri ya budget yawe uyice. Ikindi ni ukwirinda kurwara, of course. Navuga ngo umugore akwiriye kwirinda kurwara, ukavuga ati ibyo ngibyo bihuriye n'amafaranga. Birahahuriye cyane. Uba ugomba kugira imirire mizima. Kwirinda uburwayi birushaho kuba byiza.
Kwirinda uburwayi bituma utazajya kwa muganga kenshi. Kujya kwa muganga utanga amafaranga, nimba unafite na silence ziriya 15% wishyura cyangwa se 10% wishyura, nayo ni amafaranga ari 15 cyangwa 10% utanga kuri assurance yawe. Niba se wenda ugiye kwa muganga ntabwo ugenda n'amaguru, uratega, ayo mafaranga yose ni ibibazo. Kandi noneho umwanya wakagombye kumara winjiza ukorera urugo rwawe, ufite ibindi bintu uri gukora bishobora kuba bifite umumaro mu buryo bw'amafaranga, ntabwo uri kubikora, ahubwo uri guteza itubya mutungo. Rero niyo mpamvu uba ugomba kwitwararika, ukirinda kurwara, ugakora siporo. Kandi ugakora siporo si ngombwa kujya muri gym, ukora siporo za marche zo kugenda mu muhanda, ugakora siporo zo kuri YouTube. Ushobora gufata YouTube ukareba nyine video ukazigenderaho, ugakora siporo aho kugira ngo ujye muri gym. Ikindi ni ukugabanya kujya out. Iki ni ikigeragezo, kugabanya gusohoka biteza depense rwose, ibyo ngibyo tubiziranyeho. Ntago niyo waba ufite abantu bakugurira, ntago bakugurira 2-3, ntago bakugurira 3-4 utaragura nawe. Ariko ubaye n'umuntu uri aho ngaho ubasha kwibera mu rugo, cyangwa se wenda wasohoka ugasohoka ahantu nko muri za parike ukagenda wipakingiye, cyangwa se wanasohoka ugasohoka gake gashoboka ku buryo bitazamara amafaranga yawe, byaba byiza kurushaho. Ikindi, gusohoka, ibiryo byo muri restaurant birahenda paraporo y'ibiryo byo mu rugo. Iyo uyikoze ukayikorera mu rugo biba byiza cyane, bigabanya depense, n'abandi bagaprofita, kandi n'abandi nabo bakabona, navuga ngo iyo sorti, iyo outing nabo bakayibona. Kwirinda kugura ibintu kuri detail. Icyo navugaga ni iki, nuko igihe cyose iyo ufite ibintu byinshi biba bitwaye umwanya munini, nimba ukodesha bigatuma bigusaba gukodesha inzu nini, kandi wakagombye kubigabanya. Harimo bimwe ukoreshwa rimwe mu mezi 2, rimwe mu mezi 5, rimwe mu mwaka. Harimo n'ibyo ukoresha ukabikoresha kubera ko wibutse kutaheruka kubikoresha, kandi uramutse ubaye utabifite ibyo bintu, ubaye wabigabanyije, ushobora kubigabanya ukabitanga, ukabiha abantu, cyangwa se ukabigurisha. Ibyo byose byagufasha kugira ngo ibyo bintu bigabanuke mu nzu, bizakugabanyirize depense ya rent. Icyo ni kimwe. Ariko nanone bishobora kugufasha kugabanya depense, kuko niba hari ibintu wagabanyije, nimba cyangwa uvuga uti wenda sinkeneye garderobe yuzuye y'imyenda, nkeneye imyenda types 10 cyangwa se complete 10. Iyo ibyo ufite bishaje n'ubundi ugura the same quantity, ntabwo wongera kugenda ngo ugure ngo wuzuze garderobe. Oya, bigutera kugura ibintu bikeya iyo wize kumenyera kugura utuntu dukeya, gukoresha utuntu dukeya n'ubusanzwe. Ikindi, hari ukuntu umuntu nyine avuga ngo wenda ngo haje ngo blender nshyashya nkayigura, nkayihuza n'iyo mfite. Haje wenda amasafuriya y'ubwoko bushyashya, ukabona yo urayaguze. Haje imyenda runaka, nabyo ukabura biguze. Kandi bya bindi wari ufite nabyo ntabwo uri kubikoresha byose, nta nubwo ubikoresha buri munsi, ariko kubera ko haje ibintu bishyashya kandi waramenyereye kugura utarimenyereje akantu ko kugabanya ibintu utunze, ntabwo biba biri bugukundira. Ikindi, kwirinda kwangiza ibiryo, ibyo kunywa, imyenda n'iki byose. Hari ukuntu abantu bateka ibintu batitaye ku bantu bahari, wenda ugasanga hari n'abantu nabonye bateka bateganya ko hari abashyitsi bari bugire. Ibyo si bibi, ariko niba nta mushyitsi uteganya, ntugateka ibiryo byinshi biri buze gupfa ubusa. Ntugateka ibiryo byinshi biri buze gupfa ubusa. Ujye uteka ibiryo bingana nk'uko mungana, mu bikonsome birangire. Byaba byiza mumenye ngo turi abantu 5, wenda turya ibiro bingahe by'ibirayi, byanama ngombwa mukajya mubanza mukabipima mbere yo kugira gute, mbere yo kubigura, mbere yo kubiteka. Numva byaba byiza. Rero ibijyanye no kugabanya depense ku bijyanye n'imirire n'imyambaro, nuko nguko ugomba kwirinda kugura imyenda ngo kubera ko yadutse, ngo kubera ko ari iminsi mikuru, ngo kubera ko ari occasion runaka. Kandi ushobora kureba mu myenda ufite, wenda umwenda ukaba wawuriyuzinga, ukaba wawuhindura, ukawukora indi modeli, hanyuma ukongera kuwambara. Nibaza ko byaba byiza kurushaho. Ikindi, ni ukwikorera ibintu ushoboye. Nabibabwiye, nkanjye ngewe hano nikorera savon liquide, nikorera amavuta y'abana yo kwisiga, nikorera kenshi dukunze kwikorera ibintu by'amacapati,
dukunze kwikora ibintu by'amafarini. Hari n'ibindi bintu byinshi wenda ntari kwibuka ngenda nikorera. Ndipaintingira, nisigira amarangi njyewe. Mu nzu yose rwose njyewe nisigira amarangi. Uretse ko no gusiga amarangi ari ikintu nasanze kiryoha naragikunze, yabaye one of my hobbies, nuko nyine mba nafite ahantu ho kubikora buri munsi. Nawe nushaka gusiga irangi uzantumire nze ngo umusada. Kandi disiga neza we nk'abapro, disiga neza. Ariko byangabanyije depense. Nk'ubu ndi gukora icyumba cyanjye, video narabasharinze muraza kuyibona. Icyo nakubwira nuko nisigiye amarangi neza pe. Byangabanyije depense ko bagombaga kugikora iminsi 2, kugisiga amarangi iminsi 2, byari 25,000. Ni amafaranga make? Ntabwo ari amafaranga make, ni amafaranga menshi. So rero byaranshimishije cyane, ariko noneho binatuma mbona nshobora gutestinga skills zanjye aho zigeze. Ikindi ni ukwirinda abantu bagusaba amafaranga, abantu bakubwira ibibazo by'amafaranga cyangwa se kuguriza abantu. Ikinyarwanda cyiza. Iyo ukunda kuguriza abantu rwose amafaranga ateranya abantu. Nkunda kubibwira abantu, amafaranga ni kimwe mu bintu biteranya biteranya abandi, bivangavanga abantu. Umuntu akuguriza amafaranga yaguteye impuhwe, yakubwiye ibibazo bye, yakubwiye agahinda ke, hanyuma yarangiza kuyamwishyuza, ahubwo akaba ariwe uzajya ugenda umwisobanura, umubwira ibibazo byawe nawe kandi bitari ngombwa, yakagombye kukwishyura utiriwe usakuza. So rero ibintu byagufasha kugabanya depense bigatuma wongera amafaranga mu mufuka n'ibyo ngibyo. Kandi hari ijambo nkuriye kubabwira. Amafaranga ni kimwe n'umuntu. Amafaranga ni kimwe n'umuntu uko uyatreatinze, uko uyafashe, ahita yumva ko ushaka ko aba inshuti yawe, azahaguma, cyangwa se agahita yumva ko utayashaka, agahita yigendera, akajya yinjira iwawe de passage. Go entre sorti, entre sorti, entre sorti. Ariko amafaranga iyo uzi kuyafata neza, ukayafata neza, ukayakuyakuya, ukaregaragaza urukundo, ukanga kuyarekura, ukayakura mu mufuka ukayashyira kuri konte, ukayakura kuri konte ukayashyira mu mufuka, ukirinda kugura ibintu bidafite agaciro, ayumva ko uyakuyakuye arahaguma nayo. Iyo ni teori iri culturelle, ariko nanone ifite logique y'amafaranga. Uko yinjiye ukumva ugomba kuyakoresha nyine, ubwo nyine ntayugira. Igihe cyose amafaranga iyo yaje, umuntu utagusanze ukiyafite ntabwo yongera kuyakubonana. Nawe mu kanya urayabona, mu kandi kanya ukabura yabuze. So rero murinde imifuka yanyu kuba iri empty. Nta mugore ubaha adafite na 5. Reka ibyo ntabwo bigezweho. Ugomba gukora ukinjiza amafaranga, ariko ukiga no kuyamanaginga ku buryo ayo mafaranga azakugirira umumaro. Murakoze cyane rero, mukomeze kuryoherwa na gahunda za The Image. Mwari kumwe nanjye Faustina. Niba ugeze iyi video irangije ukaba utarakora subscribe, nibaza yuko noneho wafashe umwanzuro ugiye gukora subscribe. Kandi numara gukora subscribe ukore kuri notification bell. Numara gukora kuri notification bell, uraba wemeje ko ukeneye kuzajya ubona video zacu zose za The Image kuri notification zawe. Turagukunda cyane rero, komeze kuryoherwa na gahunda zacu. Bye bye.